Wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe iki ni gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatano kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe kuri iyi channel. Ni channel twavuze ko izagicaho amakuru agiye atandukanye, amakuru mutabanya ku bindi binyamakuru, aho mutabashije kugira twebwe tuzajya tugezayo amaso yacu ndetse n'ibitekerezo byacu, tubabwire ko iyi mihanda yiriwe. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge kuri umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, Mugisha The Ben wakoze amateka atarigera abaho. Uyu munsi ndagira ngo abe tuganiraho, tumuvuge tuvuye mu mizi neza. Mu by'ukuri mumaze iminsi mwumva amagambo atari meza hagati ya The Ben na Bruce Melody, bari mwihangana, undi ati gucyana gutya, ati wowe ntukora ibiki n'ibi, ariko mu by'ukuri The Ben we aba yaruciye akarumira kuko ni umuhanzi mukuru, ni umuhanzi ufite aho amaze kugera, ni umuhanzi utari mwipiganwa n'abandi bantu nkuko mwagiye mubibona kuri social media. Uyu munsi rero yaciye agahigo, yerekanye ko imbaraga afite cyangwa se ubumenyi cyangwa se imbaraga afite muri society nyarwanda irenze abandi bahanzi bose. Mu by'ukuri rero uyu munsi yasinye amasezerano n'ikigo gikomeye cyane, aho we na Muyango basinye kuzajya bamamariza ikinyobwa gishya uruganda rwa Ngufu Gin rwa producinze. Icyo kinyobwa cyitwa Fimbo. Mu by'ukuri icyo kirori cyitabiriwe n'abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'abastari, babanje gufata ifoto, The Ben araririmba, mbega byari ibintu byiza cyane. So guys, ndabakunda cyane rero, nababwiye ko ndazambagezaho amakuru agiye atandukanye kuri Nyayo TV show, nta handi wayakura usibye kuri Nyayo TV show. Mu by'ukuri rero The Ben ari mu bantu kiriya kigo cyahisemo ko yacyamamariza cyangwa se yajya yamamariza brand ya kiriya kigo. Ese wagize ngo bura kuba yatubona kiriya kigo, wagize ngo suko babonye ko ashoboye? Nuko babonye ko ari umuhanga kandi abikwiriye. Mu by'ukuri rero yasinye contract, nubwo tutaramenya ari imyaka ingahe, ariko mu by'ukuri yasinye contract kandi izamara igihe kirekire we na Muyango. Mu by'ukuri rero mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yavuze yuko yishimiye kuba ari mu bantu bamwe bahisemo kuba bakorana na kiriya kigo, ko yacyamamariza icyo kigo kikabona ibyo byifuza kuri The Ben hanyuma nawe akabona ibyo yifuza muri icyo kigo. Mu by'ukuri rero dusubiye inyuma gatoya, Umurerwa Everine niwe wabanjije kwamamariza kiriya kigo. Umurerwa Everine ukora kuri RTV, mu by'ukuri yabanje kwamamariza kiriya kigo, ariko uko iminsi igenda ishira babona ko akazi kagenda kaba kenshi cyane. Nyuma y'imyaka mike cyane cyangwa se amezi, baproduce ikinyobwa gishyashya, bahitamo ko The Ben ari we wacyamamariza. We The Ben na Muyango. Mu by'ukuri rero mwabonye ko batambutse neza cyane, mwabonye ko The Ben yasusurukije abantu bari bitabiye kiriya gitaramo cyangwa se uriya muhango wo kumurika kiriya kinyobwa gishyashya. Mwabonye ko byari byiza cyane, nabonyemo ari yakuru yarahari, ni Rabonsa yimurinda, nabonyeyo na Baraki, hari abanyamakuru benshi cyane. Bega byari byiza cyane ko hari na tapi babanje gutambukaho bafata agafoto. The Ben abaririmba n'indirimbo nziza cyane, indirimbo mwagiye mukunda, ababwira yuko yishimiye kuba uwo ari we none ubu ngubu. Mu by'ukuri rero hari abantu usanga bagiye birwa bavuga ngo The Ben ntakora, The Ben ngo na my friend, iyo uri umuntu mukuru uba uri mukuru, uba uzi icyo gukora. Muzajya muvuga The Ben abatemwa akantu, muceceke, mugende mutarandi magambo, nimuhashire iminsi runaka The Ben azabatamwa akantu. Niko ubundi umaze gukura niko bigenda. Urumva, ureke abavuga bavuge, umuntu ari kwikorera amafaranga, bagomye bavuga amagambo yabo, bazasanga The Ben yarabasize. Mu by'ukuri rero The Ben turamwifuriza ishya n'ihirwe kuba yakamariza kiriya kigo, agenda akore neza akazi, hanyuma akibone nk'amafaranga ndetse na kiriya kigo kimubonemo inyungu nkuko bamwifuzamo. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mbwire bari abantu bafite amagambo menshi cyane, baye batujeho gatoya. The Ben hari byinshi cyane akidufitiye, dore ko mu minsi yashize yavuze ko agiye gusohora indirimbo nshyashya. Twitege mu minsi mike tubuze kubona indirimbo y'Imana yakoranye na Israel Mbonye. Ni indirimbo izajya hanze mu minsi ya vuba, muyitege.
ngira ngo rero mbwire abafana bose ba The Ben ko bagenda kuri YouTube channel ya Mugisha The Ben bakandikamo The Ben kuri YouTube, hanyuma bagafollowinga cyangwa se bakamukurikira cyangwa se bakakora subscribe, ndetse n'izindi social media zose The Ben akoresha mukagenda mugakora subscribe kuko nta kindi kiri musabwa, muramutanze umusanyu wanyu. Nibutse abandi bantu rero badukurikira, muntu uza hano akagenda nta kintu ukoze, making sure ko wakoze subscribe cyangwa se wakoze like cyangwa se washarinze ibiganiro byacu, nushake ugende ubwire n'umuturanyi muturanye aho ngaho, umubwira ati ariko uzi ko ari channel yitwa Nyayo TV Show itambuka amakuru amwe namwe tutamenye. Ngenda bere nk'umunyamakuru ndagiye bageze inkuru zigiye zitandukanye, ngiye nta kindi kintu nshinzwe, icyo mushinzwe namwe ni ukunyereka ko muri kumwe nanjye, hanyuma tukagezajye tubana 5 kuri 5 nkuko nabyiyemeje. Mu byukuri rero kwari kugira ngo bageze amakuru amwe namwe yagiye acecekana hano kuri social media, kuri imihanda. Ndabakunda cyane. This is Nyayo TV Show. Ciao ciao.